nakandi ongera nakandi toka mbio na damu yake usiongezeka kumfuata tena kanze mutsirike. Yes, reka nsuhuze cyane umukunzi wese wa Five Guys TV, nizere ko mbeze fresh. Je nitwa Junior, ni wa musore wanyu utajya ubura imigozi muhambira. Right now naribabwiye aho byabereye hose tuba duhari. Kakanya hano twibereye twagiye gusura umugabo umwe umeze fresh cyane witwa Kasamuguna Mzehe, umuganga wa gakondo. Amakuru mfite ngo niwe muntu ugorora ibirenge by'abakinnyi ba football haba ari mu Rwanda ndetse no muri Congo. Nawe unyumvire, ni umusaza umeze fresh, niyo mpamvu twafashe umwanzuro wo kuza gutera kamera iwe mu rugo ngo turebe ibye. Ya mpamvu tugiye kugira gutya tukamusaba ikaze, yaduha ikaze tukabasha kuganira 4 na 5. Nitwa Junior, nakubwiye ngo hose mba mari ku bwanyu. Iyi ni Five Guys TV. Mzee mwiriwe neza? Amakuru ndahageze mwene Muzee. Amakuru meza cyane ndakubona. Muje kunsura ibintu biri imbere yawe biteye ubwoba. Muraho neza? Suza nama bana barahanga. Amakuru ndabona ufite abantu benshi hano. Muraho? Amakuru mumeze neza? Muzee, ibi bintu biri imbere yawe ntakubeshye. Ibi bintu nibyo ujya ugoroza ibyo birenge bikagenda neza ku buryo umuntu abasha kuwutera. Bino rero uri kureba hanga. Icire bugufi wicare rwose. Reka nze nicare tuvugane dutuje. Tuvugane wisanzuye. Umva rero. Dore bino bintu uri kureba. Ngiye ndi umusaza ufite imyaka 75. Buno buvuzi bwanjye nabutangiye mfite imyaka 20. Ica bugufi. Buno buvuzi bwanjye nabutangiye mfite imyaka 25. No murage data na basogokuru basigiye. Ubwo wangana nk'ukungana ye. Nk'uko mbese. Ndatangira ndavura. None bino bikoresho byanjye uri kureba ahangaha agasekuru, ihembe. Nureba mwiri hembe. Rino hembe uri kureba. Rino hembe. Uri kurireba mwana wanjye? Ndabibona rwose. Rino hembe uri kureba ngo ntabwo ari iryinka mwana wanjye. Iri hembe uri kureba ngomba kurifata ngarishyiramo umuti nkaryohereza muri Amerika. Nkaryohereza mu Bufaransa. Ukagenda kuri ugafata Rwanda ukavutira ihembe ni muri njyanire yose. Ntabwo ngenda kuri Rwanda Air. Nkoresha umuti wanjye wa muntu uri muri mu Bufaransa cyangwa muri Amerika cyangwa mu Busuwisi cyangwa mu Kinshasa cyangwa muri Swede, rikamugeraho umuti nkawushyiramo ukamugeraho bitarushye, bitanyuze kuri Rwanda. None se binyura hehe nyine? Rinyura mu kirere. Ubirira zamuka cyo rigahita rigenda rikaba byamugezeho. Kuri kureba hari kureba gacuma hano n'ikindi kintu. Kano gacuma rero mu gihe ngafashe kano gacuma kaba karimo akayoga kabakurambere bamwe bakera gasoma gutya. Ariko umwana wanjye nawe urasoma. Mbese bakakayoga abo bakurambere uvuze niba bagasizemo uracyaka nkwana n'undi karashi. Ako iyo gashizemo, iyo kano kayoga iyo gashizemo ndapfukama nkababwira bakurambere nyotewe bakanyoherezamo kandi nikaboramo inzoga n'umusino. Bo bakongeramo bo bonyine bakanyoherereza. Oya weho mwana wanjye ntabwo wasoma. Ikindi kintu uri kureba rero ureba harimo amagi. Hano magi rero iyo ngiye kohereza ihembe ryanjye shyiramo mfata nirigirimo rikajyana na ririya hembe. Ariko no ubuhanga bukomeye cyane mwana wawe. Ukoresha drone
drone se By the way, ndabona ari byishuri biraza kubigaruka no dusobanura hano habona abantu. none rero ibi Steve ngibi hariya ku ruhande, hari none rero ibi ngibi naza kubigusobanurira nyuma turaza kubigarukaho umusobanuro. ndagusobanura neza Abashyitsi bose. abana bashyitsi rero uri kureba nureba dore ndi umuntu ukomeye ndi umusaza ukomeye cyane nureba nk'uri wambaye ira costume ureba hari costume nambaye si umukire ni umukire dore ari hamwe n'uriya mukobwa uri kubareba Ndababona. uriya mukire rero yari afite ibara iyo bara bamwiba ibintu ibikoresho byose byamwiyo bara ntabwo yarahari bigeze aho ngaho uriya mukobwa niwe wari uri gukora mu iyo bara uriya mukobwa rero araza ngo reka nzinge kureba agasamungunara ngo yigeze mu muhanga ngo tuzarebe bari bamwibye bibye uyu nguyu manager wadahari umunani patro wadahari araza arambwira ngo muzehe rero gasamunguna banyibye none patro wanjye yenda kunyica ngo yakaba yaragiye kuri polisi we wenda araza kubidusobanurira aragusobanurira ukuntu byagenze bigeze aho ngaho nakoresheje iki imiti yanjye hano mahembe yanjye nkoresha maze gukoresha amahembe yanjye ndamubwira ngo wa mukobwa we tuza ibintu byawe ndabigarura ndabizana umupolisi uri komando kubigarura ubwo ni gute nyine nicyo ushaka nakoresheje imiti yanjye ibintu biragaruka n'ubu ngubu ibintu birahangaha uriya patro uri kureba n'uriya mukobwa baje gushyikira ibintu byabo ibyo nagaruje nkoresheje imiti yanjye ubu telefone yanjye abantu ejo bundi muri gare Nyabugogo hari icyo wabikora ni uguhumbya n'ubu ngubu bayibye ryari ihaciye imisitatu mwayigarura imana ishimwe hanyuma uyu nawe uyu nguyu rero uno mukobwa uri kureba hano iruhande ni umukobwa warangije kaminuza afite amashuri menshi cyane ariko yakundanye n'umusore bamaze gukundana n'umusore uyu nguyu barakundana ibyo bakoze barabikoze bigeze aho ngaho agera aho ngaho yanga wa musore yanze wa musore rero mubwira icyabaye k'uyu mukobwa wa musore arogesha uno mukobwa aramuroga none ubu ngubu nawe aje kwivuza ahangaha ubu ngubu ni ikimenyimenyi kugira ngo urebe yuko ndi umuvuzi uno mukobwa ibyo bamuroze kugira ngo abone agahenge ibyo bamuroze ndabimuvana muri kureba nonaha bimuvemo niho uramenye yuko ndi umuganga gasamuguna turebe ngiye nkunda gushira amatsiko muri aho yeme aho neza amakuru yawe amakuru ni meza uri kureba ukuboko wagira ngo kuriho za ntuze ibintu ntazi ibyo ari byo witwa nde nitwa Girituze Bwiza Providence urazira iki ndazira kuba narakundanye n'umuntu akanyishyurira hanze ajya kwiga muri Kongo bikarangira mukatiye nkundanye n'abafite amafaranga bikarangira andogesheje kubera iki noti arizo mukurikira cyane kurusha iby'urukundo wenda duhere no kuri aryo kunana n'umuntu ukabona atakunejeje ugakunda amafaranga wabona uyamurushije ukamusanga none se ubwo byaje kugenda bite rero ni muri Kongo wari uri nigaga muri Kongo mpora n'abakongomani bafite amafaranga menshi barayanshukisha ndamukatira nzi ko yari umunyarwanda ariko aba mu Bufaransa nuko abakugiriyeyo abangiriyeyo yakuroze ibiki rero yandoze ibi bintu mureba hano nibyo byanzanye no kwivuza ariko muganga ndizera neza yuko ari bubikore neza kuko umuntu wamundangiye nawe yari yamukoreye ibintu byiza cyane umusaza ngo yitwa Gasamuguna niko yitwa uyu ngo yarashoboye rwose kubera icyo kimara kubona iki kibazo utagiye kwa muganga wa kizungu ngo ugende usaba imiti cyese muri farumasi bakuvurwa itoyizo kwirukanka muri iyi nzu irimo ibi bintu bimeze uko nuko bari bandangiye yuko ashoboye kandi akora ibintu bitandukanye kandi nkabona none ko kwa muganga batayishobora
niyo mpamvu rero muzehe Gasamuguna uraza kutwemerera ibyo bikorwa uvuze, uravuze uti bose uwicaye hariya aje gutora imari ze, uyu nawe aje kuvurwa, ubwo bigiye kubera live hano kuri Five Guys TV, tubwire ahubwo ibyo turi buhereho turebe ibyo bintu buryo ki bimeze. ibyo ngiye guheraho rero, ngiye guhera kuri uriya mupatro waje gushyikira ibintu bye wa patro urumva Hazegire hino hano igira hano zonguruka hano, oya winyura inyuma byanjye, nyura hano imbere, hagarara hano, hagarara gutya bakurebe, uhagarare bakurebe, weho igira hino, hagarara bakurebe. Wabonye ibintu byawe barabyibye, bamara kubyiba uyu mukobwa mukorana uri kureba mwicaranye araza kwa Gasamuguna, aje rero ibintu bye, ibintu byawe byose birahanga, ugomba kuzana. Namuciye amafaranga, ayo mafaranga ngewe ntabwo umurera uyu busa, namuciye inkoko y'umweru. Iyo nkoko wayizanye? Yarabimbwiye nayizanye. Wayizanye urayifite? Banzo yinyereke. Itonde ifate neza. Ngiyo. Namusabye inkoko y'umweru. Inkoko y'umweru itagira ibara ndayibonye. Ngiyo. Ifate neza. Bo. Inkoko y'umweru ndayibonye. Patron. Ndakumva muganga. Ibintu byawe byose bantu babyibye narabashitse mama yo mahembe yanjye, ibintu byawe byaje byagarutse. Uno mukobwa rero warugiye kugira ngo umujyane kuri polisi, yaje asanga Gasamuguna ngo yuko bamubwiye yuko mvura mwurura n'ibintu byose byabuze. None ibintu byawe reka nze nshyire inkoko hariya ndayibonye, ibintu byawe biri hano, ugiye kubifata ubifate. Ariko namuciye n'amafaranga, namuciye 250, 250 inkoko yo ndayibonye. Ibyo 250 mwabizanye? Ntabihari none kuko nta cyizere mfite ko ibyo bintu byaboneka, kuko n'ubundi byarimo amafaranga. Ayo mafaranga naramuka abonetse n'ubundi n'ibyo bintu byo biraba bikunze, n'amafaranga araza kuvamo. Ibyo bintu biraba byakunze. Ibyo bintu byawe birahani, ngiye kubizana. Ntibiboneka ko n'ubundi nabiburi hamwe n'amafaranga. Mumfashe, fasha. Oya, uyu ngo ntabwo yayikoraho. Zana hano. Bon. Namona, we. Namona uraho ngaho. Namona uraho. Bueno, fungura hariya uzane ibintu by'uyu patro biraho ngaho, nakiza aho ngaho nagaruka vuba. Zana hano, we aho wireba iyo ngiyo, urareba iyo ngiyo, kureba kugira ngo urebe aho ngaho. Zana ibintu. Shyira. Boss. Patron.
ndakumva neza. bino bintu ni ibyawe. Iriya televiziyo ndimo kuyimenya n'iriya radiyo, ariko hari amafaranga ntabona. Hari amafaranga bacuruje agera ku bihumbi 450. Ayo mafaranga ndayashaka. Ayo mafaranga ndayashaka 450. Sasa uyu mukobwa rero mugomba kugira ibyo nakure, ibyo nazanye mu mahembe yanjye n'ibyo ngibyo. None ayo mafaranga nabyo mwumvikane, turebe mubaze neza. Amafaranga ari byo ndabibona, ariko amafaranga ntayo mbona. Naraje ambwira yuko amafaranga iyo bayariye ataraboneka bazayazana, haboneka ibingibi byo byabashije kuboneka. Amafaranga bisaba iki bwe ngo nabyo bikurikirana? Ngomba kubanza kwishyura avance kugira ngo amafaranga aboneke kugira ngo agaruke hano. Nasabaga ko ibintu mwabimba nkabishyira mu imodoka, ibindi tuze tuganire ku by'amafaranga, ariko bijye mu imodoka hanze. Mwe mumaye ibyo ngibyo. Umva se agarara ngaho. None se bino bintu babishyire mu imodoka. Bino bintu birajya mu modoka udata ku mafaranga naguciye wa mwana we. Ndamushyikira. Fata. Mujyane mu modoka ayo mafaranga namusabye 250. Genda boss muyanzanire. Turaganira nje nawe, reka wanze babishyire mu imodoka. Ndavugana nawe umaze gutandukana n'abashyitsi, nawe mufite abashyitsi benshi. Sawa. Ariko undi wese uzakinisha ibintu byanjye bimumera isomo. Umva. Ari mukobwa ngenda aganira nawe. Tuze kuganira, nihagira abantu bazajya baza kukwiba iwawe mu rugo. Umva se hagararaho. Nihagira abantu bazajya bazi iwawe mu rugo, uzaze nguha umuti uzashyira mu kabare kawe cyangwa mu bintu byawe. Hagira umuntu uza kukwiba azajya afatirwa aho ngaho mu cyuho. Ni umuti wanjye. Ureke basekirite bawe ntacyo bamaze, nzaguha umuti wo gushyira aho ngaho aho ucururiza. Uri kunyumva? Ndakumva muganga. Genda ushaka ayo mafaranga uyazana. Basekirite bawe ntacyo bamaze, uzambwire guha umuti uzashyire ahantu ucururiza, ari mu botike, ari mu bara, ari iki, nzaguha umuti uzashyire uwo uzajya urinda ibintu byawe. Uri kunyumva? Ese muganga ngira ngo igikorwa kivuyeho nicyo kuhereza abantu imari zabo bari bamaze iminsi barabuze. Bari batubwiye ko hari buze gukurikiraho none no kuvura uyu mwana w'umukobwa w'icangaha bahumanyije. Ngira ngo ubwo icyo gikorwa wenda twakurikizaho tukareba nabyo uko bigenda, cyane ko tuhibereye. Ngira ngo mayatangira. None rero dore bariya babuze ibintu byabo barabijyanye. None ubu ngubu hari umwana w'umukobwa ahangaha bahumanyije, agira gute, ahura n'abagizi ba nabi. None ubu ngubu ameze nabi, muri kureba n'akaboko ke ukuntu kabyimbye, bamushyiraho n'imyaku n'imikoshi kugira ngo mikoshi umwaku kugira ngo atazabona n'umugabo, atazahura n'undi mugabo, atazabona n'iki n'amafaranga yamujyaho, akagira yose akajya agenda. Yuko uwo mugabo yari yaramukunze, bigeza ngo uyamuca amazi, amuciye amazi uwo mugabo aramuhumanya. None ubu ngubu ngiye kumuvura, bamuteze ibintu, ibyo bintu rero ngiye kubimuvanamo. Ibyo bintu barabimuteze kandi agomba gutegurwa, yuko ari ibintu bamuteze byinshi cyane. Wa mukobwa we ngiye kuguhumanya weho. Abakobwa mukunda abagabo, mujye mukunda umwe cyangwa babiri. Wagiye gukunda abagabo, none dore ukuntu yakugize. Ubu ngubu rero hari ibintu bamuroza ahangaha, ngiye kubivanamo, muri kwirebera bivemo ibyo bamuteze kugira ngo bivemo. Nibimara kumuvamo rero nkurikize iki? Nkurikize gahunda yanjye. Muranyemereye mbere kukuntu mbivanamo? Nta kibazo rwose. Mikoro warimo akayifasha nta kibazo. Yamfasha mikoro.
dore ntureba bino bintu biri kuza wabibonye biri kuva mu mubiri we uri kubireba izi ni inyo bamuteze ziri kuva mu mubiri we dore ngibi dore wabibonye biri kuva mu mubiri we uri kubireba biri kuva muri uyu mubiri we wabibonye ukuntu biri kumanuka wabonye inyo bamuteze wabibonye biri kuva mu mubiri we buriya birabazwe wa mukobwa we warebye ibintu bari bagushyizemo ndi kubireba ubu ngubu rero ndaguhumanya bikuvuyemo nta kibazo sasa ikintu gisigaye rero kugira ngo ugire amahoro utunganirwe wabibonye uri kubireba bikora ku mugaragaro kanzana ahangaha maze mwirebere ibyo nkora byose utagira ngo ngwiki na ngwiki wabibonye muri kubireba ibintu bamuteze umwe mundebeye aba bantu babagizi ba nabi gutyo muri kubireba wabibonye ukuntu bigenda ndi kubireba bari barakugenze nabi barakugize nabi ubu ngubu rero amaraso yawe yose bari barayatwaye amaraso yawe bari baratwaye waryamanye n'uwo musore bigeze aho ngaho mumaze kuryama uri kuryamana ntabwo mwaryamanye ndi kubyemera mwararyamanye bigeze aho ngaho hafata amaraso yawe bigeze aho ngaho amaze gufata amaraso yawe aragenda ayakoreramo ibibi ubu ngubu rero ngiye kugutunganya neza amaraso yawe agiye gusigara ari umwere toka patora toka usiongeza kufata huu msika huyo toka mbio na damu yake usiongeza kumufata tena ibi ngibi ngukoreye na undi muntu uzongera kuguhangara uri kunyumva yego ndi kubyumva ngaho rero genda mugenda mu bagabo mwitonze dore ibi ngibi nureba kano kaboko kuntu kare kamaze kumera kari karabyimbye ntabwo karabyimbye none dore ubu ngubu karabyimbutse nta kibazo nta wundi muntu uzongera kukugira gutyo ngaho rero nureba ibintu bikuvuyemo ibi ngibi ntabwo muri kubireba dore niki ukuntu byari byaragenze n'amafaranga ubonaga n'amafaranga wari ukibona ngaho reba icyo cyenda wicayeho ukihanaguze maze ngusiga amavuta none dore muri kunyumva iyo ndangije iyo ndangije gutyo rero hari amavuta ngomba kugusiga ano mavuta ngomba kuyagusiga gutya ikindi rero ngomba kugira gutya mureba ubu ngubu warebye
bo warebye ugafata icyo kenda ako kenda wihanagure neza. Umva rero niko kazi uyu mukobwa rero uno mukobwa bari baramugize dore n'amagi yari yanzaniye naramutumye amagi kugira ngo nzanire ayo magi kugira ngo yuko imiti yanjye igendana n'aya magi. Umva rero mukobwa bino ngukoreye ni ibintu bikomeye cyane bitagomba gukorerwa n'undi muntu. Umva reka nze ngutsirike mfata hano mwereka ukuntu ngiye kugutsirika kugira ngo bari abantu bose batazajya kugenda na none. Ujye ubwira abantu bose ngo Kasamuguna arakomeye cyane n'umuganga ukomeye cyane. Gira ku kaboko kawe. Gira n'akaguru kawe tosha mu vyato vana mu inkwato zose shyira hejuru n'akandi ongera n'akandi